nongeye kubasuhuza mu izina ryanjye bwite ndetse n'izina rya kampani ya Opa Films mbanje kubasuhuza. Nizere ko mwese mumeze neza, mwagize ibihe byiza. Nkuko mubibona hano aba ari igihe kidasanzwe cyangwa se cyiza cyo kuba twahurira hano kugira ngo tugire ibyo twunguka nka timu ya Opa Films TV. Muri urwo rwego rero twashatse guhurira hano, hari n'izindi ngamba cyangwa se hari n'ikindi gikorwa cyaduteranyirije hano kugira ngo tubashe kugira ibyo twunguka cyangwa se tugira ibyo twongera muri kampani yacu. Ngira ngo tudatinze, hano twese turaziranye ariko hari isura nshyashya turi kubonamo hano. Iyo rero turabifashwamo n'umuyobozi wacu wa Opa Films TV, aze kutubwira muri makeya dukoresheje umwanya munini, atubwira uwo ari we, cyane ko mbona begeranye. Nge mwita Sitiyo uko tuziranye ariko nawe ubwo ku ruhande rwe araza kutwibwira ubundi dukomeza. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Jamandi Fabrice ariko abenshi banzi ku izina rya Opa. Ndi hano nk'uhagarariye kampani ya Opa Films TV. Twaje mu gikorwa cyo gusinya amasezerano nk'uko babivuze, nimba baciye mu ncamake, ariko hano tugiye kubishyira ku murongo byose tubivuge birambuye. No gusinya amasezerano y'ubufatanye cyangwa se nk'umufatanyabikorwa kuri side ye, agahuza na kampani kugira ngo kampani irusheho kwaguka. So ni muri urwo rwego tugiye kubikoramo. Ijambo ryanjye mbagezaho, ndabashimiye bamwe bitabiriye, harimo n'abataje ariko ab'ingenzi baje. Abatabashije kuboneka nabo kubw'impamvu zabo bwite, hari impamvu bataje. Murakoze. Sinzi nimba nasubije ijambo MC akagira ijambo rindi avuga, kuko niwe uzi ibyo ari bwakire, ni nawe uzi ibyo ari bubaze. Arakoze umuyobozi wacu. Ubundi iyo umuyobozi abijemo aba ari ibintu byiza, kagira icyo atugezaho kizima, kandi ndumva yuko twese tuba duhuriye hamwe nk'abanyamuryango aba Opa Films TV. Ni muri urwo rwego rero, ku ruhande rumwe, kugira ngo wenda tumenye n'undi uturimo cyangwa se waje muri kubona mutasobanukiwe neza, nawe tugiye kumuha umwanya akatwibwira amazina kugira ngo nyine dukore n'ibikorwa bikurikiyeho tumuzi, tuzi ngo ninde, ubundi tubamenyeshe igikorwa gikurikiyeho mu minota mikeya. Murakoze. Umwanya ni uwawe. Mwiriwe. Nongeye kubasuhuza muri akanya tugafashe twicaye hano. Ikiduteranyije hano ni ugukora amasezerano y'ubufatanye n'igikorwa cya Opa Films TV. Tukaba dushaka kwiteza imbere. Murakoze. Arakoze nawe. Dukoresheje igihe gitoya dufite, ababwiye ku kantu tugiye gukurikiza, ariko nyine nibyo twari tugiye gukora. Hari amasezerano y'ubufatanye cyangwa se ubupartnership na kampani ya Opa Films TV. Ubu umwanya ukurikiyeho, kubera ko dufite iminota mikeya, amasaha agiye gukurikiraho amasezerano y'ubufatanye n'umwunganizi twungutse muri kampani yacu, akaba agiye kuzajya dufasha mu bijyanye n'akazi kacu ka buri munsi kerekeye kampani yacu muri rusange. Ngira ngo rero ntatinze, kubera ko umwanya wagiye,
turahereza umukuru wa kampani yacu atwereke ayo masezerano tuyasome ndetse tubaze n'ugiye kuyasinya uko abyumva, gahunda zindi zikomeza. Murakoze, umwanya ni uwanyu. Akoze. Mbere yuko dutangira gusinya, hari ibyo atari yabashe kumva neza mu byo twavuze, ariko maybe ko yabyumvisha, sibyo? Nibyo twatuma turavugaho, ariko twe twanabiganiriyeho. Tugiye gusinya amasezerano y'ubufatanye ku ruhande rwa kampani no ku ruhande rwe. Araza kuyacishamo amaso, murayamusomera avuge uko abyumva, mba yemera cyangwa atayemera, dukomeze gahunda. Murakoze. Uyu mwanya noneho tugezemo ni umwanya wo kugaragariza cyangwa se kwereka umufatanyabikorwa wacu amasezerano yacu, kugira ngo tuyamwereke, tuyamusomere, namwe muyumve nawe ndetse agire icyo abivugaho muri rusange. Amasezerano ni kampani ya Opa Films yaturutseho, agira ati Opa Films TV igiranye amasezerano na Niyo Yabikoze Innocent, afite irangamuntu nimero 12. Uyu Niyo Yabikoze Innocent agizwe umwunganizi cyangwa se umupatina wa Opa Films TV mu gihe kingana n'umwaka. Aya masezerano akaba ari mu buryo bukurikira. Ku ruhande rw'umufatanyabikorwa, ingingo ya mbere iragira iti ibi byumvikanyweho ku mpande zombi. Ubwo ni nk'umwanzuro wabyo nyirizina. Ngira ngo wenda ntarakomeza, ndabaza umufatanyabikorwa wacu kugira ngo atubwire akurikije uko yumvisha aya masezerano cyangwa se kampani yacu ya Opa Films TV ibyo igena ku bafatanyabikorwa niba abyemera. Murakoze, umwanya ni uwawe. Murakoze ku masezerano mudusomeye aho ngaho, ukuntu nyumva numva nta kintu atwaye, ndikumva twahase. Murakoze. Arakoze cyane, ngira ngo twamuha amashyira. Iya amashyi si ngombwa. Tumushimire cyane rwose, kubera ko aba ari byiza kunguka umufatanyabikorwa kugira ngo duteze imbere impano zacu ndetse na kampani yacu muri rusange. Ku ruhande rw'umufatanyabikorwa, ubwo Niyo Yabikoze Innocent arafata ikaramu aradusinyira ndetse n'umuyobozi wa kampani yacu nawe araza kudufasha adusinyire. Murakoze. Barakoze cyane kuba badufashije mu gusinya aya masezerano. Ubu uyu mwanya ugezweho ni uwo gusinya
ku ruhande rwa kampani nayo nk'abantu babyemeje cyangwa se abahari bari bubyemeze, hari abatoranyijwe bazabisinyaho. Njye sinzi nimba ndi bwivuge, ngira ngo muranzi, ariko banegetse kwivuga, kandi ubundi umugabo utivuze bamwita ikigwari. Ubwo izina ry'umuhamya wa mbere cyangwa se uri bubyemeze ni Hagenimana Francois, ugiye gusinya ku ruhande rw'umuntu wemeza ko aya masezerano yasinywe ku mpande zombi. Turacyakomeza n'abandi bafatanyabikorwa nako mumbabarire nako abandi babihamya cyangwa se bemeza yuko aya masezerano yakiriwe muri kampani. Ukurikiyeho yitwa Byiringiro Daniel. Byiringiro Daniel yatwegera nawe akemeza yuko aya masezerano yemewe na kampani. Murakoze. Undi ukurikiyeho yitwa Ndagijimana Claude. Ndagijimana Claude nawe yatwegera akadufasha kwemeza aya masezerano, nawe aragera umukono yashyiraho. Murakoze. Undi ukurikiyeho yitwa Uwineza Sandrine, nawe yatwegera akadufasha kwemeza aya masezerano. Barakoze bose kuri kino gikorwa cyiza badufashije gusoza. Ngira ngo ku ruhande rumwe yaba ku ruhande rwa kampani yacu ya Opa Films TV
ndetse n'umufatanyabikorwa, umuyobozi uhagarariye Opa Films TV yahaguruka akashyikiriza umufatanyabikorwa wacu amasezerano nk'uko byemejwe. Murakoze. Mu mwanya mwiza turi kubabona bahagaze bose, ndagira ngo muntize amashyi tubakire rwose. Ni igikorwa cyiza tugezeho, ngira ngo nk'uko mubibona ni amasezerano y'ubufatanye kuri kampani ndetse n'umufatanyabikorwa ashyikirijwe umufatanyabikorwa wacu ariyo witwa Niyo Yabikoze Innocent. Barakoze cyane, ndumva twabongera amashyi, ni ibikorwa byiza, murakoze. Ngira ngo ku mpande zombi, yaba umuyobozi wacu ndetse n'umufatanyabikorwa, cyane ko ubu ngubu yamaze kuba umwe muri twe, bagira icyo batugezaho mu magambo makeya n'iminota mikeya dufite. Murakoze. Murakoze cyane, mbanje kubashimira. Uyu munsi turi tariki 20 Mata 2025, ni umunsi mwiza. Turi mu masaha ya saa 11 hafi saa 12. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri kampani ya Opa Films TV. Kugeza ubu ngubu yabaye kampani kubera yuko yatari kampani bari umuntu ku giti cye, ariko iyo byajemo abantu benshi haba hatangiye kuzamo abantu batandukanye, hiyongeramo biba byabaye kampani. Kugeza uyu munsi twakira undi muntu mushya mu muryango, akaba agiye kuba umufatanyabikorwa ku bintu bijyanye no gusharingana hagati yacu nawe. Ni ibintu by'agaciro cyane, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo gushimira n'abayobozi dufatanyije batumye atubonamo icyo cyizere. Nabo ndabashimiye cyane, abe sekreteri, abe ushinzwe discipline, abe umujyanama, abe kamera operator, abe DOP, bose muri rusange, ababakinnyi, kuko nibo bakoze ibintu bikomeye kugira ngo umuntu abashe kubona yuko hari aho tugeze, kugira ngo abone ashoremo ikintu cye, noneho tuzamuke kurushaho. Ku ruhande rwanjye nk'umuyobozi nibyo navuga. Ndashaka guha ijambo umufatanyabikorwa kugeza ubu ngubu, noneho ni Innocent, umufatanyabikorwa witwa Innocent. Umwanya ni wawe kugira ngo nawe ugire ijambo tugezaho nka timu. Wemerewe kumbaza nta kibazo. Murakoze kunyakira. Nanjye nka Niyo Yabikoze, ndi umufatanyabikorwa wa timu Opa Films. Nkaba nifuza ko twava ku rwego rumwe tukajya ku rundi, numvaga twakorana neza kabisa. Arakoze cyane. Rero ngira ngo igikorwa nyamukuru cyari gitumye duteranira hano kirasojwe. N'izindi gahunda arugira akafata rwose ntabujijwe, ibintu byose byagiye mu buryo. Ubu ngubu turishimye ku mpande zombi, ndumva twese nitwishimye, twese turishimye. Ubwo rero murakoze, Imana ibahe umugisha. Ibindi byose Imana iduhana umugisha nk'uko nayo mbivuze, ibindi ni amahane. Murakoze.